ibaze gukora ubukwe ukabukorana n'umusore wakunze, ukabukorana n'umusore wasengeye, no kuvuga wa musore rwose w'inzozi zawe. Ariko nyuma yuko mukoze ubukwe bwiza, ubukwe bwakunzwe n'abanyarwanda bose ndetse n'imiryango yanyu, umusore rwose nawe akaba yarabikunze, nyuma y'igihe kitari gitoya mukagerageza kubyara, no kuvuga ngo ku kwezi kwa mbere mukagerageza gukora iby'abakuru kugira ngo murebe ko mwabyara bikagorana, mukagerageza ukwezi kwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu bikanga, umwaka ukihirika, mwaragerageje kubyara ariko bikanga. Abantu ngubwo ku mbuga nkoranyambaga barabuta ndetse bahora babatera imijugujugu, benshi bibaza bati ese babuze iki kugira ngo babyare, ese ninde utabyara muri bo, bakabatoteza maze bikabarenga, bikageraho mumara kubyakira nyuma y'umwaka n'igice mukongera mukagerageza. Ariko ahangaha Imana igakora ibitangaza, Imana igakora ibyayo, mukabona akabuto rwose muragateye ndetse akabuto gatangiye kumera. Ibi ngibi nibyo byabaye kuri Miss Nishimwe Naomie ndetse n'umugabo we Michael Tesfaye. Abangaba baciye mu bigeragezo, abangaba baciye mu magorwa ya social media ndetse na benshi bagiye babashyira hasi, cyane cyane bababaza bati ese ko mutabyara. Ariko benshi wenda ntibabe nabikorere kuba barashakaga kubasebya, ahubwo bifuza kureba ese abantu beza gutya, ese couple nziza gutya izabyara umwana usute, ese couple y'umunyarwanda mwiza nka Miss Nishimwe Naomie wabaye Miss Rwanda 2020 ndetse n'umusore mwiza uturuka mu gihugu cya Ethiopia babyara umwana usute, ese byaba bimeze bite? Aka kanya tuvugana rero ibyo bibazo byose byamaze gusubizwa, ibyo bibazo byose byamaze gushyingurwa, kubera ko Miss Nishimwe Naomie ndetse n'umugabo we bamaze gutangaza ibikomeye cyane, bamaze gutangaza amakuru navuga ko ari confidential, ni amakuru yo ku rwego rwo hejuru, ni amakuru yo kwishimira. Ahubwo ababyeyi mwakagombye gutangira gutera impundu, maze abagabo nabo mugatangira kuvumera. Ngaho rwose mukivuga imyato, nako so kuvumera no kwivuga imyato, kubera ko ntibisanzwe. Na makuru atugezeho muri kano kanya, Miss Nishimwe Naomie atangarije isi yose, ndetse Miss Nishimwe Naomie n'umugabo we batangarije isi yose, babwiye ababakurikira ndetse n'undi wese ushobora kumva inkuru yabo ko Imana yabagiriye umugisha. Miss Nishimwe Naomie aragize ati rwose reka byose tubishyire hanze, ngira ngo na mafoto uri buze kuba ngira ngo amafoto yo watangiye kuyabona, ngira ngo watangiye kwibonera kuko ari ibyanyabyo. Iyi ngiyi ntabwo ari AI, ahubwo aya na makuru ya nyayo Miss Nishimwe Naomie atangaje ndetse n'umugabo we. Nyuma yuko bakize hanze aya mafoto bayaherekeje amagambo akomeye cyane. Miss Nishimwe Naomie yanditse agira ati my God is Yahweh, cyangwa se Imana yanjye ni Yahweh, cyangwa se Imana yanjye ni Imana. Arakomeza agira ati Yezu warakoze, kandi warakoze cyane, warakoze cyane kutugira ababyeyi, no kuvuga ngo warakoze rwose gutuma twebwe duhabwa ishema, cyangwa se tugira iryo shema ryo kuba ababyeyi, ryo kubyara. Hahandi abantu bari baradusebeje, ubu ngubu niho tugiye kwambarira inkanda, aho twambariye ubucocero niho tugiye kwambarira inkanda. Warabikoze arenza hagatima. Yakomeje agira ati thank you for keeping your promise, no kuvuga mu kinyarwanda ngo warakoze rwose kuba wararinze isezerano ryawe, no kuvuga ngo isezerano twagusabye, isezerano ibyo twagusabye warakoze kuba ubisohoje. Akomeza agira ati blessing and blessing us with your precious little rainbow, ndetse waranakoze kuduhana umugisha n'uyu mwana muto dufite yararimo kugeranya n'umukororombya. Yakomeje agira ati already loved more than words could ever express. Ati aka kanya tuvugana uyu mwana yamaze gukundwa, cyangwa se yamaze gukundwa kurusha uko amagambo ashobora kuba yabisobanura. No kuvuga ngo twebwe urukundo tumukunda birenze kure uko amagambo yonyine ashobora kuza akabisobanura, ashobora kuza akavuga ngo nuko byagenze umwana wacu tumukunda urungana gutya. Nyuma yuko rero ibi bimaze kujya hanze, kugira ngo wumve urwego Imana yabahaye umugisha, kugira ngo wumve urwego aba bantu ari n'abasitariho, ndagira ngo umanze urebe ibitekerezo. Abantu bagiye bandika ibintu byinshi bitandukanye, no kuvuga ngo yahise arenzaho amagambo. Hari interuro yashyizeho nyuma, aravuga ngo we can't wait to meet you, cyangwa se ati ntabwo like ni ukuvuga ngo ntitwarota igihe tuzakubonera, like
tugutegerezanyije amatsiko menshi cyane, avuga ati uyu mwana wacu rwose we can't wait to meet you, cyangwa se ntabwo cyangwa se tugutegerezanyije amatsiko menshi, ati tuzarota tukubonye. Tujya mu bitekerezo rero, abantu basitari benshi bahise bajya muri comment, no kuvuga ngo iyi foto, aya mafoto bashyize hanze aka kanya tuvugana amaze kugira like 37,000 mu minota 50. no kuvuga ngo iyi ngiyi ntekereza ko ariyo record ya mbere ibayeho hano mu gihugu cy'u Rwanda tubona umuntu agira like zingana gutya. So uwa mbere rero, umuntu wa mbere wateye comment ni mushiki we mukuru witwa Kathy Akamari, yahise agira ati my baby is having a baby, cyangwa se umwana wanjye afite umwana. Nyine rumva ni murumuna we n'umwana we, ibyo ngibyo birumvikana, turavuga ku basitari gusa. Uwitwa Uwikeza Pamela yahise agira ati OMG, oh my god, congratulations. Ati rwose mana yanjye, aratangara, arinze amagambo agira ati congratulations, ati rwose Imana ikomeze ibaho umugisha. Uwitwa Mutesi Jolly, n'abasitari gusa. Uwitwa Mutesi Jolly yahise agira ati my sweet sister, congratulations. Arenzaho nk'igihumbi rwose, avuga ati my sweet sister wanjye, mushiki wanjye mwiza nkunda rwose, congratulations. Uwitwa Muyango, ibaze ko bakurikiranye, yahise agira ati oh hallelujah. Arenzaho n'imitima, emoji z'imitima kabisa. Uwitwa Brenda Mackenzie, uyu nguyu nawe avukana na Miss Nishimwe Naomie, yagize ati can't wait to see their little face behind all this excitement. Ati ntabwo nshobora kukumva cyangwa se ntegerezanyije amatsiko menshi kubona ako gasura keza, kako kana keza kazaba kari inyuma y'ibi byishimo. Aba bantu bose bafite ibyishimo biri inyuma ya Miss Nishimwe Naomie ndetse n'umugabo we, ati congratulations. Yakomeje agira ati you are really about to be somebody's mama. Ati ugiye kuba mama w'umuntu very very soon. Ati I love you both so much. Ati mwembi wowe n'umugabo wawe ndabakunda cyane. Uwitwa Aliyakuru ahise yandika ati Imana yakoze ni mwonkwe. Ndetse uwitwa Julius Chita ahita agira ati congratulations my sister. Ndetse uwitwa Muheto Divine, ndaza kwihuta, yagize ati so happy for you, absolutely going to be the best parents. Ati rwose ndabishimiye kandi biragaragara ko rwose mugiye guhita muba ababyeyi beza. Uwitwa Shell Silver ahita ashyiraho imitima myinshi, ndetse tureba abandi bakomeye, ba Shafi, congratulations Naomie and Michael, ba Isimbi Modo, ati hallelujah. Aracurira cyane avuga ati God is indeed faithful, congratulations. Ati Imana ni ntabwo ijya yivuguruza ibintu nk'ibyo ngibyo abandi bagiye bavuga. Nkeka ko ari abo ngabo bakomeye bagiye bandikaho ibitekerezo. Ni ibintu rero byiza cyane, ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu twakagombye kwishimira ndetse no guserebura, kubera ko iyi couple navuga ko iri muri couple dukunda cyane, ndetse twe twifuriza kuba yatera imbere no kubona umwana. Ngayo gukorera iyi ngiyi ni Beta TV Rwanda, ukore subscribe tujye tubana umunsi ku munsi.